Yesu ashimwe waramutse neza. Imana iguha umugisha wo ukomeje gufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana. Ni akanya gato ariko nakanya kagira umusaruro munini. Ubwo ndavuga gatoya bitewe n'umwanya umuntu yabihaye, ashobora no kubiha umunini urenze, ariko ntitwagira ku munini tutarabanza n'umutoya. Mu mirimo dufite, mu nshingano dufite, ntukibagirwe kugaburira umwuka wawe. Umuntu wawe wamwe imbere nagaburirwa n'ibindi uzabikora neza kandi igihe kirekire. Ariko iyo atagaburiwe bira by'inyuma bishobora gutungana pe, bigatungana tukabyiha bikagenda neza ukagera ibintu tugera. Ariko tuba twaratakaje imbaraga zo mu mwuka ku buryo duhuye n'umuyaga n'ibibazo by'iyisi bitandukanye n'ibidushuka n'ibitugerageza bihita bitubasha, kubera ko umuntu wo mu mwuka adafite imbaraga. Ikimuha imbaraga si ikindi nuko umugaburira. Ni nkuko n'umubiri wawe umeze, iyo ugaburiye ugira imbaraga, iyo uhaye ibyiza ugira imbaraga. Uramutse ubibimye icyumweru kigashira ukwezi kugashira nawe warwara. Tekereza rero umwuka w'umuntu utagaburiwe icyumweru kigashira ukwezi kugashira. Tuba dufite ibinyoma byinshi bya Satani bivuga ngo ijambo ry'Imana gusa wamenya uri hera hehe, gusa wakomereza he, aho uri hera hariho hose. Yego guhera ku murongo ni byiza, ariko aho uri hera hari hose biraruta ubusa, biraruta kubireka. Reka dufatanye rero turimo turasoma mu gitabo cya Nehemiya, tugeze ku gice cyaho cya 9 kuva ku murongo wa mbere. Ngo nuko ku munsi wa 24 wo muri uko kwezi Abisiraheli baraterana, biyiriza ubusa, bambara ibigunira, bitera n'umukungugu. Urubyo rw'Abisiraheli bitandukanya n'abanyamahanga bose, bahagarara batura ibyaha byabo no gucumura kwa basekuruza. Bahagarara ukwabo bamara igice cya 4 cy'umunsi basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo, n'ikindi gice cya 4 batura ibyaha byabo basenga Uwiteka Imana yabo. Biranejeje uburyo ibi bintu babihaye agaciro. Bamaze amasaha menshi bumva amategeko y'Imana. Nuvuga ngo barabasomeraga bira bitabo bitanu bya Mose, sinzi aho baheraga naho bagarukiraga, ariko nibyo bari bafite. Nuvuga ngo bamara aya masaha menshi basoma baryamara amasaha menshi bihana. Icyabateraga kwihana babaga bagikuye mu ijambo ry'Imana. Basangaga iby'Imana yabasabye gukora nibyo bakoze, cyangwa se basekuruza babo bakoze binyuranye, bagafata umwanya wo kwihana. Icyaduha tukimbika mu bihe byacu byo kubana n'Imana. Ibi bintu birashoboka bitewe naho ugeze mu busabane bwawe n'Imana, wakongera ukigira imbere ugatinda mu ijambo ry'Imana, ugatinda mu bihe byawe byo gusenga, nta kabuza umwuka wawe uzahembuka. Ku murongo wa 5, Abalewi Yoshua na Kidimeyeri na Bani na Hashabuneya na Sherebiya na Hodiya na Shebaniya na Petahiya bahera ko baravuga bati, nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Izina ryawe ry'icyubahiro rihimbazwe, kuko ari izina risumba gushimwa kose no guhimbazwa kose. Ni wowe Uwiteka y'Imana yatoye Abrahamu ukamukura muri Uri y'Abakarudaya ukamwita Aburahamu. Wabonye umutima we ari uwo kwizerwa, usezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu cy'Abanyakanani n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abaferizi n'icy'Abayebusi n'icy'Abagirugashi, kandi kuzagiha n'urubyaro rwe, kandi ibyo wabishohoje kuko ukiranuka. Iri ni isengesho kandi rirerire, nuza gusoma igice cyose cya 9 uraza gusanga ari isengesho, ariko ni isengesho ritavuga amateka gusa. Ntago arimo kuvuga amateka gusa, ahubwo ni ibintu bimurimo, ni ibintu yiyumva, ni ibintu azi neza ko Imana yabakore. Hanyuma ikintu kinesheje ahangaha yavuze ngo uri Imana yatoye Abrahamu umukura muri Uri y'Abakarudaya, hanyuma wasanze ari uwo kwizerwa, usezerana nawe isezerano. Ese Imana isanga tumeze dute? Turabo kwizerwa, turabantu bakongerwa ibindi. Mwibuke ko abahawe bikeya iyo bikoresheje neza bagenda bongerwa ibindi, ariko abahawe bike batanabikoresha, cyangwa se ibyo bahawe byose batabikoresheje ntago baba abizerwa. Ariko iri sengesho twaryigiraho, ariko ntidusaba kurifata mu mutwe. Iyo usenga uvuga imirimo y'Imana wasomye muri Bibiliya cyangwa wabonye mu buzima bwawe n'ubwizerwe bw'Imana, nibaza ko n'ubundi ariko dukwiriye gusenga. Aravuga Imana nk'uyizi. Turakomeza tugenda twumva hepfo uburyo avuga imbabazi z'Imana nk'uyizi. Biragaragaza abantu bafitanye n'Imana ubusabane. Ku murongo wa 9, ngo hanyuma ubona kubabara kwa basogokuruza bari muri Egiputa, wumva gutaka kwabo ku nyanja itukura, werekana ibimenyetso n'ibitangaza kuri Farawo n'abagaragu be bose no ku bantu bo mu gihugu cye bose, kuko wari uzi yuko babagiriraga nabi kubera ubwibone, nuko wihesha izina ryogeye nk'uko rimeze none. Kandi watandukanije inyanja imbere yabo, bituma banyura hagati yayo humutse. Ariko ababakurikiye ubajugunya imuhengeri, barokera mu mazi maremare nk'ibuye. Kandi ku manywa abayoboraga uri mu nkingi y'igicu, ninjoro ukaba mu nkingi y'umuriro ubamurikira inzira bakwiriye kunyuramo. Ese izi nkuru nk'izi uzumvise wumva ari inkuru gusa cyangwa wumva Imana y'ibitangaza? Icyamuye umunsi umwuka wera akaganiriza umutima wawe bikarekera kuba inkuru. Iyo twabuze ibitangaza bugufi bwacu twumva Imana nta mbaraga ifite, hari igihe izi nkuru zihinduka inkuru. Ukumva inyanja itukura nyine byarabaye, ku bayobozi inkingi y'umuriro nyine byarabaye. Ariko iyo dufite ubuntu bw'Imana buvanze n'ihishurwa ry'umwuka wera mu buzima bwacu, tubyumva nk'ibintu bimeze nk'ibyabaye duhari, bihinduka ibintu
bifatika biri reyeri bigatuma twizera iyo Mana y'igitangaza. Imana yabayoboye mu butayu, Imana yaciye inyanja itukuramo kabiri, niyo Mana yacu. Reka uyu munsi wumva aya magambo biguhindukire bizima, bigutere kongera kwizera Imana. Ku murongo wa 22, ngo wabagabiye ibihugu by'abami ubaha n'amahanga, wabagabanije uko imiryango yabo yari iri, uko niko bahinduye igihugu cya Sihoni umwami w'Heshiboni n'igihugu cya Ogi umwami w'Ibashani, kandi abana babo warabagwije bangana n'inyenyeri zo mu ijuru, ubashyira mu gihugu wabwiye ba sekuruza ko bazakijyamo bakagihindura. Batsinda imidugudu igoswe n'inkike n'igihugu cyera cyane, bahindura amazu yuzuye ibintu byiza byose, n'amariba yafukuwe imusozi n'inzabibu n'inzerayo n'ibiti byinshi byera imbuto. Nuko bararya barahaga barabyibuha, bishimira kugira neza kwawe kwinshi. Ariko iyo bamaraga kugira ihumure barongeraga bagacumura imbere yawe, nicyo cyatumaga ubarekera mu maboko y'ababisha babo bakabatwara. Ariko iyo bahindukiraga bakagutakambira, wabumvaga uri mu ijuru ukabakiza kenshi, kuko imbabazi zawe ariko zari ziri. Bimwe mu mubaro wo gutinda mu ijambo ry'Imana nuko ibintu birekera kuba inkuru bikaguhindukira ubuzima. Arimo aravuga imbabazi z'Imana, nubwo bakoraga ibyo byose, nubwo bagiraga neza baguteraga umugongo, warongera gukababarira. Uyu muntu wamenye Imana muri ubu buryo ntabwo yatinya kwegera Imana mu gihe cyo gusaba Imana imbabazi. Hari abana b'Imana benshi bagenda na kwiciraho urubanza iyo bacumuye, bakosheje, bagiye kure y'Imana, badatinyuka gusaba Imana imbabazi kuko batazi ko Imana ari inyembabazi. Ariko anga turabona neza umuntu uzi Imana ye, azi Imana yabatsindishirije, azi Imana yakomeje kubabarira badakwiriye. Uburyo bwo gusenga rero no kubana n'Imana ntabwo bishobora kumugora. Nicyo gituma umwanya tumara mu ijambo ry'Imana kugira ngo rigwirire muri twebwe ufite umumaro munini cyane ku misengere yacu, kuko hanga niho tumenyera kamere y'Imana, ibyo ikora, ibyo idakora, ibyo yemera, ibyo itemera, bigatuma none imisengere yacu imera neza. Ku murongo wa 29, ukaba umuhamya wabo ngo bagarure mu mategeko yawe, ariko bakibona ntibumvira amategeko yawe, ahubwo bagacumura mu byo wategetse, kandi ariyo umuntu yakora akabishwaho nayo. Intugu zabo zasunikaga zikadohoka, bakagamika amashosi bakanga kumva. Ariko kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabatsembaga rwose, kandi ntiwabataga, kuko uri Imana y'imbabazi n'ibambi. Nuko rero Mana yacu, Mana nkuru ikomeye itera ubwoba, ikomeza gusohoza isezerano ikagira ibambe, ntukerense imiruho yose twagize n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abahanuzi bacu n'abasogokuruza n'ubwoko bwawe bwose, uhereye ku ngoma z'abami ba Shuri ukageza ubu. Mu by'ukuri iri sengesho numvaga ntaricamo kabiri, ariko ni rirerire cyane. Ndagusaba kurisoma ugira ngo umenye iyi Mana, si ukurisoma kugira ngo rifate mu mutwe riba amateka, ariko no kugira ngo umenye iyi Mana. Urumva uburyo azi Imana y'imbabazi nyinshi, bagamitse amashosi, banze kumva, ariko akongera akamenya igihande cy'Imana y'imbabazi itarigeze bareka. Muzi ko na n'uyu munsi ariko imeze ni Imana y'imbabazi. Iyo umuntu yamenye Imana y'imbabazi ntago ari kugira ngo acumure, ahubwo bituma ubwo buryohe bwayo n'imbabazi zayo bituma ahubwo atayicumuraho uko yiboneye, bitubera imbaraga zo kutayicumuraho kuko tuzi ko ari umugizi wa neza. Iyo ubana n'umuntu mwiza burya wirinda kumubabaza. Uko tugenda tumenya Imana rero bituma ahubwo tugira imbaraga zo kutayicumuraho. 33, ariko mu byatubagaho byose we warakiranukaga, kuko wakoraga ibitunganye, ariko twebwe tugakora ibibi. Kandi n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abasogokuruza ntibitondeye amategeko yawe, kandi ntibumvaga ibyo wategetse n'ibyo wabahamije. None dore turabaretwa n'igihugu wabaye basogokuruza ngo batungwe n'imbuto n'ibindi bintu byiza byo muri cyo tugihatswemo. Kandi icyo gihugu gihesha inyungu abami washyiriyeho kudutegeka tuzira ibicumuro byacu, ndetse bafite n'ubutware ku mibiri yacu no ku matungo yacu uko bashaka. None dufite umubabaro cyane. Nitujya mu gice gikurikiyeho cya 10 tuzumva isezerano bongera kugirana n'Imana. Ariko ibintu avuga niko bari babayeho. Mu by'ukuri nubwo bari baragarutse mu gihugu, ariko bari bayobowe n'abami b'Ubuperesi. Arimo arasenga avuga ngo mwami, twagarutse mu gihugu muri twagombaga kuboneramo ibyiza, tugasoroma imbuto zaho nziza, ariko uyu munsi turabaretwa muri iki gihugu ko batwawe n'ubundi bwami. Ariko azi icyo bazize, aravuga ati nanone kandi twazize kugucumuraho. Ariko amahirwe yarangiza isengesho bongera gukora isezerano n'Imana. Nshuti y'Imana, hahora hari amahirwe imbere y'intebe y'Imana. Sinzi uko uhagaze uyu munsi, ariko niba wumva uri kure y'Imana, imbabazi zayo zihoraho. Twebwe abantu dushobora gushyiraho limite ku mbabazi tugira, tukumva birahagije. Abo nyine ni abantu, ariko niba ugihumeka, imbabazi z'Imana zirahari. Si izo gukerensa, ahubwo nizo kumenya ubugari bwazo n'ubunini bwazo, bigatuma tudapfa kuzipfusha ubusa. Gira umunsi mwiza, urakoze.